Ndagusuje mwene data. Uyu munsi ngiye kukugezaho ikiganiro kandi ndahamya neza ko nukiyitaho ukagiha agaciro kirahindura ubuzima bwawe ku rwego utari wigeze ubona. Muvandimwe, iyo witegereje abantu badukikije uzasanga abantu babayeho mu buzima batakwiye kuba babayeho. Uyu munsi uzasanga hari abantu bafite impano b'abanyempano ariko bapfiriye ubusa, yaba imiryango yabo, yaba sosiyete muri rusange cyangwa n'igihugu cyabo. Hari abantu dufite bafite ubumenyi budasanzwe, batsindaga mu mashuri rwose, bafite n'impano zidasanzwe, ariko byose byarangiye ntacyo bibagejejeho. Hari abantu bagize n'amahirwe bagira ubukungu, hari se n'ubukungu bukomoka mu muryango, cyangwa se yagize n'amahirwe abona uko akoza intoki ku bukungu, ariko bwose bumupfira ubusa bugenda bureba. Hari n'abatarabapfushije ubusa ariko bapfa mbere yabwo batanaburiye. Ibyo yakoreye byose biraza byitungira abatarabivunikiye. Hari ibihugu byinshi biri ku isi bidafite umutungo kamere ariko bibayeho neza, bikize. Tubara nk'ibihugu bikize, urugero ni ibihugu byo mu Burayi, urugero ni Isiraheli, urugero kandi ni Amerika. Amerika ifite umutungo kamere ariko ntago ari wikoresha kugira ngo ibe ari igihangange. Hari n'ibindi bihugu byinshi byo muri Afurika bifite umutungo kamere ariko bibayeho mu buryo bubi bubabaje kandi ubukungu bwabo butunze abatari bwene bwo. Ibi byose biterwa n'iki? Wagiye ukora business witaho umwanya wawe wose, ubuzima bwawe bwose urayubaka, ugeze hahandi business igiye kuguha umusaruro, ibintu byose byikubita hasi. Uyu munsi abantu dufite ni abantu bibeshya ko bubatse ingo ariko bambaye impeta gusa, bakurikiye abandi. Niwo mubare munini cyane dufite mwubatse ingo. Uritwa ko ufite umugabo cyangwa umugore ariko mu by'ukuri nta mugabo ufite, nta mugore ufite, kuko abandi baramujyanye, cyangwa se munabanye nabi. Abantu benshi bafite abana ariko wareba b'abana bawe ukabona ntago bafite ejo hazaza, kandi wabireba ugasanga ntacyo utakoze. Uri umukristo, urasenga nk'uko bikwiye, utanga icya 10, utanga amaturo, uri umuririmbyi, uri umudiyakoni, uri umubishop, umupasiteri. Ntago abana bananiranye ari abana b'abantu basanzwe, n'abana b'ababishop barananiranye. None wakibaza ngo ikibazo ni ikihe? Kuki ubuzima bw'abantu buri muri ako kaga? Kuki ubuzima bw'abantu buri muri ibyo bibazo? Kuki abantu bafite ubuzima butameze neza? Inkomoko y'ibyo byose nuko tutasobanukiwe ko ubuzima ari umwuka. Ibi tubaho byose inkomoko yabyo ni ubuzima bw'umwuka. Yesu niwe yavuze ngo ntitukite ku byo turebesha amaso, kuko ibi turebesha amaso ni iby'igihe gito, ariko ibyo tutarebesha amaso ni iby'igihe gihoraho. Ni ukuvuga ngo rero ubuzima bwacu bwagiye bugira ibibazo bitewe n'uko ibyo tutarebesha amaso nibyo bigena ibyo turebesha amaso. Uyu munsi niba mu muryango hari umuvumo uragukurikirana kugeza no kubazagukomokaho. Wowe ugakora wibwira ngo urimo uriteza imbere, ariko za mbaraga z'umwijima zihishe inyuma iyo zikaza zikangiza ibyo wakoreye byose. Kubera ko rero mu mashuri ntibatwigishije ko ubuzima ari umwuka. Mu mashuri batubwiye ibya science, batubwira technology, batubwira sociology, batubwira economics, batubwira byinshi, batubwira amateka, ariko ntibatwigishije ko ubuzima ari umwuka. Ntibatwigishije ko za nzozi urota zigira ingaruka ku buzima bwawe. Ntibatwigishije ko ya magambo wivugaho wowe ubwawe bigira ingaruka ku buzima bwawe. Ntibatwigishije ko ya magambo ababyeyi bawe bakuvugaho agufiteho ingaruka. Ntibakwigishije ko ya magambo abagufiteho ubutware bakuvugaho, ubwo ni abayobozi bawe, ni abatambyi, ubwo ni abakuru b'amadini urimo, abo bose ibyo bakwaturiraho bifite ingaruka ku buzima bwawe. Ibyo byose ntago twabibwiwe. Abantu baba mu Kigali, abantu bamaze imyaka myinshi mu madini ariko nta kintu bibamariye. Ubuzima bwabo ntaho butandukaniye n'abatajya mu madini, ahubwo abajya mu madini ubuzima bwabo burushaho kuba bubi kurusha abatajyayo. Kubera ikikora ko amadini nayo ubwayo ni inzira yo kuzirika abantu mu isi y'umwuka. Mu madini harimo principe ebyiri, kandi muzagenzure muzasanga ariko zimeze. Mu madini haravuga ngo uwo tudahuje imyumvire tumurwanye, naho uwo duhuje imyumvire tumuzitiriye kugira aho agera. Ako kantu reka ngasubiramo, nyamara wasanga hari uwo mbwiye. Mu madini hakora principe ivuga ngo uwo tudahuje imyemerere n'imyizerere tumurwanye, naho uwo duhuje imyizerere
tumuzitire ntazagire icyo ageraho. Abantu rero bakuriye muri icyo gihome cyitwa amadini, abantu bakuriye muri ibyo bihome turimo uyu munsi wa none, bituma batabasha kumenya ngo mbese niki giteje ibibazo ubuzima bwabo. Uyu munsi rero ndagira ngo usobanukirwe ko imbaraga z'isi y'umwuka, ibyo tutarebesha amaso, bidufiteho uruhare rukomeye cyane. Ni mpamvu Pawulo yabwiye Abefeso ngo ntago turwana n'ab'imibiri n'amaraso, turwana n'imbaraga z'umwijima tutarebesha amaso. Iyo urebye imigisha yose Imana yahaye Abisiraheli, nta hantu yigeze bohereza urupapuro ngo yandikeho. Yabwira ati mboherereje certificate yuko muhawe umugisha. Nta certificate Imana yigeze itanga yandikishije intoki, ahubwo Imana yabavuzeho ibintu byiza. Mu isi y'umwuka bihinduka nk'amategeko. Uyu munsi abana b'Imana bagendera kuri iyo migisha. Uyu munsi iyo watuye ijambo ry'Imana ryitwa Bibiliya, hari ibintu byinshi bihindura ku buzima bwawe. Abantu benshi ntabwo babizi, batunze Bibiliya nk'ibinyamakuru, ariko Bibiliya irimo amasezerano abana b'Imana bakwiye kwiyaturiraho kugira ngo babashe kugira aho bajya. Ibyo ariko sibyo ngiye kuvugaho uyu munsi wa none. Ndashaka kubwira rero ko imbaraga zigena ubuzima bwawe zinyurira ahantu hatatu h'ingenzi. Icya mbere, imbaraga zigenda ubuzima bwawe zinyurira ku cyo bita ibicaniro. Ibicaniro nabyita nk'irembo imyuka, yaba UmwukaWera cyangwa se n'abadayimoni banyuriramo kugira ngo bavugane n'inyokomuntu. Niyo mpamvu ubona abarozi, abapfumu nabo muri occult, ngo ni kuvuga aba Illuminati, aba Masons n'abandi nkabo, bubaka ibicaniro bigaragarira amaso, ariko inyuma y'ibyo bicaniro haba hari imyuka ibayoboye. N'abana b'Imana rero, ijambo ry'Imana riratubwira ngo aho ababiri cyangwa batatu bahuriye, umwuka w'Imana wari kumwe nabo. Haleluya. Ruvuga ngo rero niba ugiranye isezerano na mwene so ko mugiye gusenga, mugiye kwiga ijambo ry'Imana, muba mucanye igicaniro, Uwiteka abagiye kuba hamwe namwe. Rero nawe ni wifatanya n'inkozi z'ibibi, ni wifatanya n'abakiranirwa, ni wicara ku ntebe z'abakiranirwa, nkuko biri muri Zaburi ya 94, menya ngo Satani nawe ari hagati muri mwe. Niyo ngo ibintu uzajyamo bihuje umuntu urenze umwe, uzamenye ngo harimo Imana cyangwa harimo Satani. Ubwo nawe ugenzura ibyo ubamo, uramenya niba ibyo bintu ubamo bibamo Imana cyangwa bibamo Satani. Irindi rembo rya kabiri imyuka ikoreramo ni intebe z'ubwami. Buriya niba hari abantu imyuka ikorana nabo, ni abami cyangwa abayobozi bayoboye inosi. Umwami cyangwa umuyobozi ashobora guhindura ubuzima bwa benshi bukaba bwiza cyangwa se bukaba bubi bitewe n'ibikorwa bye. Turabizi muri biringero nyinshi z'abami barimbuye ubwoko bakomokamo. Turabizi ingero nyinshi z'abami banarimbuye n'abaturage. Turabizi uburyo amateka bagiye bafata byagiye bihindura isi. Ingero za bugufi, urebe umugabo witwa Hitler, urebe uburyo imyanzuro yafashe n'uburyo yitwaye byahinduye amateka y'isi. N'abandi bami benshi ushobora kugenda utondagura bitewe n'ibikorwa byabo n'imirimo yabo, byagiye bihindura cyangwa se biha umurongo mushya ubwoko bwawo, byagiye biha umurongo mushya abaturage babo. Indi nzira rero imyuka ikoreramo ari nayo tugiye gutindamo, nicyo bita amarembo. Buriya ubuzima bugizwe n'amarembo. Buriya ubuzima bwawe bwubatswe n'amarembo, ubuzima bw'igihugu bwubatswe n'amarembo, ubuzima bw'umuryango bwubatswe n'amarembo. Buriya iyo umuntu ayoboye igihugu aba agomba kumenya neza ko amarembo y'igihugu, ubwo ni imipaka y'igihugu, irinzwe neza. Iyo umuntu ari umuyobozi w'agace runaka, tuvuge ni meya ukuriye umujyi runaka, aba agomba kumenya yuko amarembo y'umujyi ayakontorora nk'uko bikwiye, kugira ngo abamuyobora cyangwa se abamukuriye niba mubaza ibijya mbere azabashe kubisobanura neza. N'ubuzima bwawe rero bugizwe n'amarembo, umuryango wawe ugizwe n'amarembo. Nibyo tugiye kurebera hamwe. Ngiye rero kuguha ihame ry'ukuntu ubuzima bw'umuntu buteye. Ni ukuvuga ngo ahantu uzabona ikibazo cyabaye ingutu, ni ikibazo mu rushako se, ni ikibazo cy'ubuzima, ni indwara yo kubayeho akarande, urayivuza byaranze. Hari n'abivuza bakabura indwara nyamara arwaye. Ni ibigeragezo ku buzima bwawe se, mbese urebe cya kibazo kiri ku buzima bwawe, niba ari ikibazo
kigize ingorabahizi, ujye umenya ko hari igihome ukigereranye nka gereza. Ku buzima bwawe hariho gereza, hariho igihome ubuzima bwawe bufungiraniyemo. Ahantu rero hose hari igihome haba hari n'irembo. Urumva ahantu hose hari gereza hari irembo rigushyira muri ya gereza. Ahantu hose rero hari gereza cyangwa se hari igihome hakaba hari n'irembo, hagomba kuba hariho n'abarinzi barinze ya gereza kugira ngo udasohokamo, ubuzima bwawe nyine bukaba bwiza. Satani nimba kuboshye, Satani nimba guteje akaga, icyo yifuza ni uko uzirikirwamo aho ngaho. Ahantu hose rero hari iryo rembo haba hari abarinzi rero ni ukugira ngo bamenye neza ko utari busohoke, bakurinde udasohoka. Ahantu hose rero hari abarinzi barinze igihome cyangwa se barinze amarembo y'igihome, haba hagomba kubaho ikinyamaboko cyangwa strongman gitanga amabwiriza n'amategeko kuri ba barinzi. Ngo hagomba kuba hari umuyobozi w'urugo rugo, hagomba kuba hari umuyobozi w'iyo gereza. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ntabwo bishoboka ko wagenda ngo ujye mu rugo rw'umunyamaboko nurangiza ngo umumeneshe mu gihe umunyamaboko yirinze afite intwaro, ngo usandaze ibintu bye utabanje kumuboha. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo ubashe kubohoka uve muri icyo gihome, ugomba kubanza ukaboha ikinyamaboko gitanga amategeko, warangiza ugatatanya ingabo zacyo, wamara gutatanya ingabo zacyo ugafungura ya gereza, wamara gufungura ya gereza ubuzima bwawe bukabohoka.